Byiza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe utarakora subscribe ikigo kinini cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu tugira twa uploadinga byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku nkuru idasanzwe. Mu byukuri ngiye mbikubwiye ntabwo wabyumva ariko ngiyewe byandenze. Tugiye kuganira ku musore wacu witwa Kenny Solo. Kenny Solo tumuzi nk'umuhanzi nyarwanda ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi nagiye gusura social media zose zo mu gihugu sanga Kenny Solo niwe wamamaye kuri social media. Ese wakibaza ngo Kenny Solo byagenze gute? Kenny Solo rero tumuzi ko mu minsi yashize yakoze ubukwe mbere yuko The Ben ashyingirwa. The Ben Kenny Solo nibwo yagiye gukora civile y'umurenge n'umukobwa uba hehe Mombaza igihugu. Hanyuma rero Kenny Solo amaze gukora ubukwe hariya cyadatsetse datagagaye. Kenny Solo amaze gukora ubukwe rero yahise ko abana n'umugore we mwaye mubizi burya nabyo. Ahangaha rero kuri iyi mihanda nizo nkuru zonyine zibereye. Narababwiye ngo ibyo mutazajya mubona ku zindi social media muzajya mubisanga kuri Nyayo TV show. Mba nibereye hanze, nibereye state, nta muntu wo mu Rwanda duherukanye kuvugana nawe, ariko amakuru niyo agenda tugenda dukura kuri iyi mihanda. Amakuru rero dufite ya hafi y'abantu ba hafi ba Kenny Solo nuko Kenny Solo agiye kwibaruka umwana we w'imfura. Wakibaza ngo se agiye kumwibarukana nande? Agiye kumwibarukana n'uwo bashyingirwanye mu murenge, ariko ntago baratwereka iki, ntago barabyara, nako reka mbihoreye. Ubwo rero ngo rero mu gihe cyashize Kenny Solo umugore rumva nyine ari hanze kamemo, ariko kumbi The Ben amaze gushyingirwa. Kenny Solo amakuru dukesha abantu muri famiye ya hafi nuko Kenny Solo yakoze ubukwe bwa kihishwa. Akora ubukwe atumiramwe abantu nyine ba hafi cyane biwe. Kenny Solo ashyingirwa gutyo. None imihanda itubwira ko Kenny Solo agiye kwibaruka. Ubyumva gute? Ni inkuru mbafitiye. Nshishikariza umuntu wese utarakora subscribe kuri Nyayo TV show kugira ngo ujye ubasha ukore subscribe, hanyuma sharing ibiganiro byacu, then sharing ibiganiro byacu, ujye no muri section comment utubwire ikintu dukwiye guhindura muri video zacu. Mu byukuri rero urumva ari ikintu gikaze cyane. Je navyumvishije nandi mugoro wambaye mu kazi navuze nganira n'abashuti bagenzi banjye dukorana hariya Texas. Ndumirwa rwose nagiye kubona mbona Kenny Solo nagiye kwibaruka. Akaze buri Kenny Solo nazabyara umwana umwe reshya nawera tukuri kwibara byajyaye. Ntago mubona kazabyara umwana reshya na Kenny Solo, ariko by the way ibyo ngibyo ntacyo biturebaho. Ariko Kenny Solo nyine agiye kwibaruka umwana w'imfura we n'umudamu wiwe bashyingirwanye cyangwa se bakuranye ubukwe. Bagiye kwibaruka umwana wabo w'imfura wa mbere nkuko Kenny Solo yabitangaje, nkuko bashyize amafoto hanze, amafoto yabo hanze. Barabona ko bari bambaye igice cyo hasi, umugore inda yiwe iri hanze. Kenny Solo yamugiye inyuma yamufashe kunda amubwira ati welcome my kibondo, umwana we wa mbere imfura ye. Kenny Solo yagiye yise umugabo, ubagiye kwitwa umugabo mu buryo buri official. Nshishikariza abandi bantu rero, abahanzi bakorana umuziki, ibintu bijyanye n'umuziki na business y'umuziki, muzajye guhemba Kenny Solo. Kenny Solo none namugarukaho. Kenny Solo afite abantu benshi cyane yaruse, kubera ko kugira ngo ujye kuri gusambana cyangwa se ujye kwirwa utesikara, urumva washaka umugore bikarangira, hanyuma ukaba umuntu mukuru, ukaba umuntu w'amacuwa, then ukajya ukora ibyo wumva ushaka, ariko nyine ufite ahantu utaha. Kandi iyo wiswe umugabo nyine ugomba guhagarara kigabo, urumva. So nizo nkuru rero nari mbafitiye ku ruhande, ariko bitavuze ko n'izindi nkuru ndayagenda nzizana gake nyine. Namwe mukora subscribe, munasharinga ibiganiro byacu, asigaye twikomereze. Nabasetsaga nyine. Thank you so much kudukurikira cyane, ndabakunda cyane kandi ndabashimira aho mugejeje mukora video yanjye ya King James nakoze kuri King James nabonyerujije 1200. Imana ihabwe icyubahiro kandi namwe Imana ibaho umugisha.
gusa niba uri kumwe n'umuntu wawe utarakora subscribe, mubwire ko Nyayo TV show agomba kunyarukira kuri Nyayo TV show agakora subscribe, agasharinga ibiganiro, akajya muri section comment, sending a message ivuga wenda kubyo twavugura cyangwa se kubyo twagakwiye guhindura. Thank you so much rero kudusura no kudukurikirana, ndabakunda cyane. Bye bye. Amakuru mashyashya ndayinyaza na buri munsi mata.